Ndawusoza nshuti mukunzi wowe ukomeje kubana cyumweru, ndagarutse mu nkuru mu kiganiro cya kabiri guhera mu gitondo. Rero reba aho hasi ukoreho subscribe, ukore ku nzogera, hanyuma tubashe kujyana neza, kandi ijya wibuka kudusigira like, nicyo gihembo nkusabye. No kuvuga ngo nje kuri Minisitiri Sebahinzi Prudence ubwo yari Yaounde mu nama ya WTO, ni World Trade Organization. Aha cyane hano ni inama yari iteraniyemo ibihugu bigiye binyuranye, ariko hibanzwe ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye. Noneho yavuze we n'imvugo wenda sinzi dede niba iki gihe ari cyo gihe cyo kuba yamukubita agafuni, ariko yavuze imvugo mu busanzwe iyo atabaga ari mu mage yahitaga agukubita ifuni. Uvuze ngo u Rwanda rurakennye, uko njye mvuze ngo mu nzira y'amajyambere, yavuze ati twe nk'igihugu gikennye. Narumva kandi bo batubwiye ko ngo ari ibihangange. Iyo baguhaye emergency creative facility urashyira amaboko hejuru nk'igihugu, ukemera IMF kuyobora Ministry yawe ya Finance na Central Bank. Yes, ubu ushyize amaboko hejuru. Bo baraza bakakubwira ngo, kandi birahenze, barakubwira ngo tugombe gufashanya noneho n'abakozi bacu turebe policies zagufasha kuva muri icyo cyuho urimo. Aya mafaranga yo bayazanye nabo bafatira amafaranga bazishyura bari abakozi bagiye kohereza ngo bagufashe kugera economy yawe. Mu byo kuri kubona emergency creative facility bivuze ngo wananiwe kugera economy yawe, ukeneye abataramu ba IMF baje babigufashemo. Mu mezi 38 bazaba bamaze kugufasha gukora policies economique zizagufasha kuva mu cyuho. Ariko amafaranga abahemba aturuka muri ayo mafaranga baguhaye. Nuvuga ngo IMF sasa hivi ezohereza abakozi bayo muri Ministry of Finance n'imigambi, barebe ikibazo giturukawe kuba ikigega cyanyu cyarakamye biturutse kuri ikibazo. Bagende muzindi ministries zifitanye isano no planning la economy, bagende basuzume ikibazo aho gituruka, noneho bakupropose cyangwa bashireho policies zizagufasha kuva muri icyo cyuho. Nayo mpamvu bakubwira ngo barayaguha akamara amezi 38 bagenda bakujiramo serum, bajyamo igitonyanga bakakikubitamo. So mu by'ukuri nta gihugu na kimwe muri histoire ya economy uzatumire abantu baze economy neza, nta gihugu na kimwe cyawugeze kiva mu cyuho cy'amadovize kubera iyo emergency facility, ntacyo. Hanyuma arangije amena umuceri yuko bya bintu badupfunyikiye bakatubwira ngo zacaguwa baciye Amerika ikabaninga nabo kohereza ibintu muri ya systeme ya AGOA, ngo ntacyo bivuze. Uretse twabahinzi n'abaturage basanzwe mu buzima busanzwe, leta ibititayeho ireba ku nyungu z'abagize agatsiko nta kindi. Ariko nabo bari gutaka yuko ngo ibi bintu byabakomesheje ku buryo byabasabye ngo bahindure bave muri Amerika, kuko ngo bahakumiriwe bijyanye n'ibicuruzwa bahagaritse muri AGOA koherezayo kuri ku misoro, utishyuye imisoro. Hanyuma
bakahindura bakabijyana mu Burayi, ariko naho ntabwo ari tax free, naho ni ukwishyura. Ati byaradukomesheje, ati byadukomye mu nkokora. Hanyuma ni kugira ngo tumwumve hano mu kiganiro neza amena umuceri. Njye navuze nti dedo y'umuntu ubanza ari bumujyane mu itorero bakajya kumucishaho icyuhagiro. Niba ibyo ari byo yamutumye rwose sinzi, katwumve. Iyo bashyizeho rero amahoro ya gasutamo bakayashyiraho n'ibihugu bikennye, aba ari nko kuvuga ngo tubimye isoko mwari musanzwe mufiteho uburenganzira. Ibyo rero ni bimwe tubona nk'u Rwanda byatugizeho ingaruka, kutwima amasoko twari dusanzwe dufiteho uburenganzira. Ubundi aha aravuga ngo amasoko bari basanzwe bafiteho uburenganzira, ariko se babambari babo niba babanye neza kandi bakomezanyije abarisiri baba bafitanye, wenda ibyo byagowa tubireke barihemuraga. Ariko se ko Leta Zunze za Amerika iri gushyiriraho ibihugu imisoro, u Rwanda bakarukubitaho 10% kuri buri kintu rwohereje ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari byavuze ngo ni ukubadisikaraginga kutagira ikintu bohereza muri Amerika. None abo ba alayi ngo bari strategique, byagenze bite kugira ngo noneho basigare nabo barashyizwe ku rwego rumwe n'abandi? Ubutoni bwavuyeho ubu ngubu, ni ukuvuga ngo aha hantu naho barabakomesheje. Ariko rero kuba barabakomesheje, baraje bamwe mu Rwanda batubwira yuko ngo nta kintu bivuze, timwere no kubitindaho ntibakabarangaze, biriya bifobaga ntibikabara soreti biriya bigarasha ntibikabarangaze, ziriya nterahamwe ntizikabarangaze, inyangarwanda ntizibikabarangaze, ibyo ntacyo bivuze. Ariko ubu nibwo agiye muri Cameroon, niba ari muri Cameroon, niba ari Cote d'Ivoire, Yaounde, arangije aratubwira ati baradukomesheje. u Rwanda twashoboraga kugira uburenganzira busesuye ku masoko ya Amerika, tukinjiza ibicuruzwa tutishyuye amahoro ya gasutamo, uretse no kuba amahame y'umuryango abitwemerera. Twari dusanzwe turi no mu bihugu bihabwa amahirwe na AGOA, ariko haza kubaho impinduka ku bijyanye n'imyambaro. Izo mpinduka nizo zonyine zatumye imyambaro yoherezwa ku isoko rya Amerika yishyura amahoro ya gasutamo, ariko ibindi bicuruzwa muri rusange byashobora kugera ku isoko rya Amerika. Nk'uko rero mwabibonye mu mpinduka zabaye, Amerika yashyiriyeho u Rwanda amahoro ageze ku 10%. Iryo 10% ricibwa igicuruzwa cyose kivuye mu Rwanda kijya muri Amerika, n'ibyari bisanzwe byinjira kuri iryo soko bitishyuye amahoro ya gasutamo. Ibyo rero bigira ingaruka byanze bikunze. Tumaze gukomanyirizwa ku bijyanye n'imyambaro, imyambaro myinshi ikorerwa mu Rwanda twayohereje i Burayi, ariko ibijyanye n'ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi, dufashe nk'ikawa ndetse n'ibindi twavuga ko biba biri processed, tugerageza kubishyira ku masoko atandukanye bitewe n'aho dufite domande, kugira ngo iyo tubyohereje muri Amerika gusa n'urugendo ruhari ndetse no kwishyura amahoro, bituma bigera ku isoko bihenze ntibibashe gupiganwa n'ibiturutse mu bindi bihugu bisanzwe bicuruzanya na Amerika. Ubwo rero byabaye ngombwa ko dutekereza amasoko yose, yaba ari muri Aziya, yaba ari i Burayi, ndetse n'amasoko yo muri Afurika imbere. Ubundi ubucuruzi bw'ikoranabuhanga ni ubucuruzi bugezweho. Iyo urebye uyu munsi ibicuruzwa byinshi bishobora kugurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ariko iyo tuvuga ubucuruzi bw'ikoranabuhanga tubona mu byiciro bitandukanye. Hari ibicuruzwa bishobora koherezwa mu bindi bihugu hakoreshejwe ikoranabuhanga, ariko hari n'uburyo igihugu cyitegura kugira ngo kibashe gukora ubwo bucuruzi. Iyo tuvuga kwitegura, hari ukuba abaturage bashobora kuba bafite
telefone zigendanwa zifite iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kubikoresha. Hari ukuba dufite ibikorwa remezo bitwemerera gukora ubwo bucuruzi, byaba ari ibijyanye na wenda namwihorera uyu mugabo avuze ati ibihugu bikennye, u Rwanda ati turi ibihugu bikennye, badukomye mu nkokora buriya, ati twarazubaye, ariko abanyarwanda baraje baratubwira bati nta kibazo, ati ibintu turakontorora, ngo umushumba ni dede, ngo ntimugire ubwoba ngo ntimugire ubwoba. Hanyuma Dr Kambanda araje atangira ikiganiro, aratubwiye ati buriya bano bantu bavugaga, ntimubibuka, bavuga ngo ni ibihangange, ubu bamanitse amaboko gutya, ati turayamanitse, dore muze mudukontororere ibintu byaturenze, ngo ni ba bandi bibimanuka bibazwaga ngo ko ngo simujya mumva izo mifu nizijya zivugwa ngo ni abantu ngo nabo rega ngo ni nk'abazungu, ngo ni abambere ngo bafite ngo ubwenge ngo budasanzwe. Noneho dede we twakuze batubwira yuko ngo bamujyanye ngo no muri Amerika ngo bamupimye ngo ubwenge, ngo basanga ngo ni umuntu wo ku rwego rwanyu, ngo ufite ubwenge bushoboka bubaho muri izi, gutyo ngo ni ibimanuka. N'abandi nabo hano ngo niyo mpamvu ngo utuntu ngo bakora ngo utuntu ngo baradufinyora neza, amaraporo bakaba ba mbere, atari uko babikoreye koko uwo mwanya rero bakaba bariho, ahubwo kuko bahawe cyangwa se bishyuye aho hantu ngo babashyire kuri uwo mwanya, kandi kubera ko Amerika ikeneye ko bajya kuri uwo mwanya kugira ngo bahishire yuko umuharayi wabo nta kintu ari gukora, yibereye mu bucuruzi na Amerika gusa, we bo personally nk'agatsiko aho kuba nk'igihugu. Hanyuma abandi nabo batera inkunga mu Burayi n'ibiki, ariko babaza ati se ba bantu mutera inkunga ko batajya batsimbuka ngo bajye imbere na gake. Ubu washaka kubibaza bati nimubona ko u Rwanda ari urwa mbere mu gucunga imari neza, gusa umuturage wabo ubura cyane Amerika ninde uzajya kubibaza, kandi World Bank yamurakinze buryo. Ariko ibintu byarahindutse, ubu ngubu ngira ngo urumva ko bageze ku rwego rwo gufata amaboko bakayamanika, bakaba bati dukoreshe noneho icyo mushatse, ati byanze pe.